twongeye kubasuhuza ndetse no kubashimira mwebwe mudahwema kubana natwe uko bukeye uko bwije hano kuri Mosi TV. Uyu ni wa muyoboro wanyu ngusabe kugira ngo ujye ubana natwe kandi uko bukeye uko bwije, inkunga zanyu muduha z'ibitekerezo, inama ndetse n'ibindi burya bitugeraho. Ndagira ngo rero mbabwire ko tugarutse n'umundi muri update. Iyo tuvuze update tuba dushatse kubabwira amakuru y'ibiriho ndetse byihutirwa. Ikindi nkunda kubabwira ngo sinzabazanira na rimwe inkuru hano idakeneye amasengesho. Iyo nkubwiye inkuru ikeneye amasengesho mba nkubwiye ngo ni ikintu gisaba ko umuntu agifatira ingamba ariko ukanagishyiramo amasengesho, kuko akenshi tubivuga gutyo ariko tuzi neza ko hari n'indi tubaha by'ijambo ry'Imana. Rero iyo tutabazaniye inkuru ivuga ubutumwa bwiza cyangwa se ari ijambo ry'Imana dusoma, tuba tubabwiye ngo ni inkuru tubazaniye ariko tutagamije gushyushya inkuru, ahubwo tuje kubabwira ngo nyaboneka mube maso, nyaboneka mufate ingamba, nyaboneka musenge. Tuzanywe n'iki? COVID-19 yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Ahangaha ni amakuru dukesha ikinyamakuru cyitwa igihe.com cyangwa se igihe.com. Hano haravuze ngo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangaje ko icyorezo cya COVID-19 cyongeye kugaragara mu Rwanda nyuma y'uko mu bihugu bitandukanye by'isi hashize iminsi kiri kwiyongera. COVID-19 yongeye kugaragara mu Rwanda ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 isaha ya saa 10:40. Ntabareshya Jean de Dieu, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangaje ko icyorezo cya COVID-19 cyongeye kugaragara mu Rwanda nyuma y'uko mu bihugu bitandukanye by'isi hashize iminsi kiri kwiyongera. Aho hano muhaca akarongo mubyibuke neza ko no mu gihe cya mbere COVID-19 ijya kuza mu Rwanda, mubyibuke neza ko habanje kuzaho icyo kintu tukaya tuyumva ngo iri mu Bushinwa, ngo iraha naha, ariko biza kurangira natwe kidushyikiye. Rero ngira ngo murabyibuka ko habayeho gufata ingamba zikomeye tubifashijwemo n'ubuyobozi bwite bwacu cyangwa se bwa leta cyangwa se leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Turabasaba ko nk'Abanyarwanda n'ubundi mutarangara, ni nacyo gikomeye cya mbere tugomba kwitaho. Hanyuma dukomeje iyi nkuru, umuyobozi mukuru wa RBC Professor Claude Mambo Muvunyi yabwiye igihe ko nyuma yo kubona ko icyorezo cyongeye kugaragara mu bihugu bitandukanye hakozwe isuzuma rigamije kureba uko byifashe mu gihugu. Ahangaha ni isuzuma rigamije kugira ngo COVID-19 itaza gufata indi ntera. Icyo ni ikintu cy'ingenzi. Aha murumva ko iki cyorezo kiri kugenda kigaragara, ariko kandi hariho icyo twakwita guhaguruka no gufata ingamba mu maguru mashya. Uyu muyobozi yavuze ko mu bipimo byafashwe bigera ku bihumbi 16 byagaragaye ko abantu bangana na 0.7% by'abo bantu banduye COVID-19 ndetse ubu bari kwitabwaho. Bari gukurikiranwa cyangwa se abavuzi, ikigo kibishinzwe kirimo kibakurikirana. Banyarwandakazi mwese mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, turabasaba ngo umuntu wese aho ari akaze ingamba zo kwirinda COVID-19. Dukomeje hepfo gatoya, hano yavuze kandi ko ati tukimara kubona ko habayeho ubwiyongere bw'abanduye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twakoze isuzuma dusanga hari abantu
banduye bagaragara. Yavuze kandi ko u Rwanda rwiteguye gukomeza guhangana nayo ku buryo bidakwiriye gukura umutima abaturarwanda. Ahangaha ni umuyobozi ari gutanga ihumure, ariko kandi akanatanga imbuza avuga ati abantu nyaboneka ni mube maso, muramenye mutarangara, kandi icyorezo gihari kiri kugenda kiniyongera hirya no hino nk'uko turi kubivuga. Ati nta kintu cyatera ubwoba gihari kuko ababonetse ntabwo barembye, ni ibintu bisanzwe by'ibicurane, ariko na COVID-19 bari munsi ya 1% mu mpagararizi twari twafashe izigera ku bihumbi 16. Mpagararizi nuvuga ngo ni nka echantion cyangwa se ibipimo byafashwe abantu runaka bafashe imibare. Impagararizi nuvuga ngo ni abahagarariye abandi cyangwa se ni nk'imibare runaka yafashwe mu bipimo runaka. Yego twihuse, haravuze ngo hashize iminsi hari ubwiyongere bwa COVID-19 mu bihugu birimo Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu bwoko bushya bwiswe NB.1.1 cyangwa se NB.1.8.1 ubu bubarirwa ku rugero rw'10% by'ubwandu bwose ku isi, kandi bwamaze kuboneka muri Irlande y'Amajyaruguru na Pays de Galles. Murumva ko rero ahangaha ni ikintu gikomeye. Pays de Galles nuvuga ngo murebe iki kintu mu kitondere, nuvuga ngo 10% by'ubwandu bwose ku isi, ubwandu bwose ku isi 10% harimo ubu bwoko bwa COVID. Murumva ko ni ikintu gikomeye, nubwo tufite ihumure ry'abayobozi kandi bari no gukurikirana abarwayi, ariko no kwitonda tugafata ingamba ndetse tutarangaye, kuko kurangara kose kuzana ibihombo. Nubwo bitaragaragara ko iyi virusi nshya ifite ibimenyetso bikabije kurusha ibisanzwe, inzobere zivuga ko ishobora kwinjira mu turemangingo byihuse. Biravuze ngo irusha imbaraga zo kwinjira COVID-19. Mw'abantu mwe, uko tubivuga nuko biba byanditse kandi nuko bimeze. Mwirinde rero taraduizamo ibindi no kubihindura ukundi. Biranashoboka ko ibi bintu yaba ari amahirwe ugize yo kubyumva kugira ngo ufate ingamba kukibona rwose, kandi Imana ibigufasha. OMS ivuga ko COVID-19 ikomeje kwihinduranya guhera muri Mutarama na Gicurasi. Ubwoko buriho muri iki gihe bivugwa ko ari bwo bwihuta cyane mu gusakara mu bantu. Mwumvishije ko bari gukomeza babishimangira bavuga ko ubu bwoko bwo ubwabwo burushaho gusakara mu bantu bwihuse cyane kuruta buriya dusanzwe tumenyereye. Kuva muri Mutarama 2025 ubwoko bwa Omicron cyangwa se Omicron bwakwirakwiye mu turere twinshi twa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia no muri Thailand, kandi nibwo bwoko buri kwisonga mu Bushinwa no muri Hong Kong. Hong Kong murahazi, abenshi bazi ko Hong Kong ari mu Bushinwa, ariko ni nka leta irukwaho nubwo ibarirwa muri China. So Imana rero iduhana umugisha kubwo gukurikirana aya makuru. Reka dukomeze. RBC isobanura kandi ko ikomeje gukora ubugenzuzi kugira ngo ihashye iki cyorezo. Nibyo RBC ifite ingamba nziza, ariko ingamba nziza zikwiye kuba nawe uzifitemo uruhare, kubera ko ni byiza ko twese dutahiriza umugozi umwe mu kurwanya iki cyorezo cya COVID-19. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yanditse ku rukuta rwe rwa X ko muri iyi minsi tuva mu itumba tugana mu muki,
hari ubwiyongere bw'indwara zifitanye isano n'ihinduka ry'ikirere. Aho ngaho mu hitondere kandi cyane, ni ukuvuga ngo covid cyangwa se ibyo bintu, ni ukuvuga ngo aragaragaza ko ubwo turi kuva mu itumba twerekera mu ki, hagenda haboneka ubwiyongere bw'izo ndwara zigenda zijyana n'ihinduka ry'ikirere. Birasaba rero ngo, cyangwa se zifitanye isano n'ihinduka cyangwa imihindagurikire ry'ikirere, birasaba ngo umuntu wese amenye uko yitwararika. Yatanze urugero ku bicurane biterwa na virusi ya influenza na covid-19, asaba abantu kwirinda kwanduzanya. Tugire isuku mwa bantu mwe, bantu mwari mumaze kugenda mwibagirwa wa muco mwiza wo gukaraba intoki, umuco mwiza wo kwikingira, umuco mwiza ni muwugire. Gukaraba ni isuku nziza. Ndatekereza ko nubwo covid-19 yadukozeho ikadusigira ibibazo byinshi, kubera ko abantu babaye muri guma mu rugo, bibadutera isubira nyuma ry'ubukungu ndetse n'iterambere, ariko hari umuco wundi yadukanguriye wo guhorana isuku mu gukaraba. Abantu rero mwongere muyoboke gukaraba, mu byiteho kandi cyane. Abanduye ni abakunda gukora ingendo. Birumvikana rero abantu mukunda gutravolinga cyangwa se guflyinga, ibintu nk'ibyo, mukora ingendo hirya no hino, mugomba kugendana ayo makenga, mukagira umutima wo kwikingira. Umuyobozi mukuru wa RBC Professeur Claude Mambo Muvunyi yavuze ko mu byagaragaweho ubwandu harimo abakunze gukora ingendo hanze y'igihugu nabo bahuye nabo. Ngo ni abakunze gukora ingendo, bagenda batravolinga cyangwa se bagenze baflyinze cyangwa bagenze n'indege cyangwa n'imodoka, ariko hari n'abandi bahuye nabo. Ibyo ni ibintu tuzi twese tunumva. No kuvuga ngo indwara cyangwa icyorezo iyo kivuye mu mahanga cyandura, byanga bikunda hari abaza bakizanye, bashobora kuba ari abene gihugu cyangwa abanyamahanga bavuye muri ibyo bihugu, ariko abandura bwa mbere ku isonga ni abahura nabo, kuko nibo ba mbere nyine baba bagomba kugira ingaruka zo kuvura nicyo bita contamination. Kuba contamine cyangwa kwandura bituruka cyangwa bijyana nuko umuntu yahuye n'umuntu urwaye. Noneho rero icyo ni ikintu abantu bakwiye kumva. Kubagaragaye yavuze ko bari guhabwa ubuvuzi bisanzwe, kuko hari imiti, kandi basabwe kwirinda kwanduza abandi, cyane ko abagaragaweho bikiri ibintu byoroheje. Navuga ngo ahangaha mu byumve neza cyane, abagaragaweho ndagira ngo muri kubyumva ko aho biragaragara ko abagaragaweho ubwandu cyangwa se iyo virusi cyangwa se ubwo burwayi ntago birakomera cyane, nta ndembe ziraboneka, ariko tugomba gutangira hakiri mu maguru mashya. Ikindi ati, abaturage turabasaba kwirinda. Umuntu ufite ibicurane akajya kwivuza, akirinda no kwanduza abandi. Gukaraba buri gihe no kwambara agapfukamunwa mu gihe ufite ibimenyetso. Aho ngaho bivuze iki? Biravuze ngo umuntu niba yamaze kumva afite ibicurane, ikibazo cy'ibicurane mu buryo budasanzwe, cyangwa se akumva ni ibicurane bigenda byiyongera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akwica mbere gufata agapfukamunwa, icya kabiri kwirinda kwanduza abandi kandi ubizi. Muri make reka mvuge ngo isomo rya mbere twabonye muri covid ubwashize, kuko twagiye duhura nabyo cyane kandi tukamenya kurwana nabyo nk'abanyarwanda, bikwigishe n'ubundi kumenya uko wakumira icyo cyorezo, kuko mbere hose twari tutaramenya uko bimeze, ariko buriya ibyabaye byatwigishije kumenya kwirinda. Yavuze ko binajyanye n'igihe cy'impeshyi cyegereje, imibare ishobora kuzamuka. Yemeza ko u Rwanda rwiteguye guhangana nayo, ariko anasaba abaturage gukomeza kwirinda no kwirinda kwanduzanya. Iki kintu murumva ko Professeur Dr. Sabin Nsanzimana yabivuzeho cyane, avuga cyane ko abantu bakwiye kwirinda
Dr Sabin Nsanzimana yavuze cyane ko abantu bakwiye kwirinda, kabone nubwo hariho ingamba za leta zo kuyirwanya ndetse no gukomeza gufata ingamba zo gushaka ibisubizo birambye, ariko kandi abantu bagomba kuba nyambere mu kurwanya kwandura ndetse no gukwirakwiza ubwandu. Umuyobozi mukuru wa RBC cyangwa se umuyobozi mukuru wa RBC Professeur Claude Mambo Muvunyi yatangaje ko inzego z'ubuzima ziteguye gufata ingamba zikarishye zo kurwanya iki cyorezo kwamamaza cyangwa se iki cyorezo kwamamaza cyangwa se kwamamara kugira ngo mbese gihagarare. Ibyo ni ibintu muri kumva cyane, mu buryo ni ukugifatira ingamba ku buryo cyakwirakwira, mu buryo cyafata indi ntera bigahagarara. So aho rero ndagira ngo usabe wowe unkurikiye unyumvishije ufatane nanjye ingamba. Icya kabiri, reka mfatanye nawe niba wemera ko gusenga bigira umumaro, dufatanye no gusenga dukumira, kuko hari icyo twagiye dusengera, twagiye tubona ibintu nka za Ebola n'ibindi byagiye bifata hakurya no hakuno mu bihugu by'abaturanyi, ariko tugafata umwanya n'ingamba zo kwirinda, ariko tukanasenga Imana igakora. Ndagira ngo rongo usabe wowe utari wanakora subscribe, niba wemera ko tugiye kujya dufatanya kugira ngo unabone amakuru ku gihe, tuguha amakuru ku gihe tugamije kugira ngo tukumenyeshe ibiriho, ibikwiye kufatirwa ingamba no kwirindwa, ndetse naho biri ngombwa ko dukwiye gusenga dusenge. Ikindi dukunda cyane kukugezaho amakuru yivuga butumwe, ijambo ry'Imana riruhura imitima, ribohora ubugingo. Nibyo dukeneye kuvuga, ntago tuzana inkuru zabiracitse, ntago dushyushya inkuru, ntago twinjira mu makuru ya politiki. Twebwe tuvuga ibintu biruhura imitima kandi tukavuga amakuru akwiye gusengerwa, ibyo bita update z'iyobokamana. Ahangaha impamvu cyane twibanze ku kuvuga kuri iyi nkuru nuko tuzi neza ko ubuzima ari ingenzi kuri twese, kandi nta buzima nta masengesho, nta buzima nta bugingo, kuko wa wundi we yaravuze ngo roho nzima ikwiriye kuba no mu mubiri muzima. Nagira ngo dufatikanye twinginga Imana, dusenga Imana, ngewe nawe dusenze Imana iri kumwe natwe. Imana yacu nziza, turagushimiye, turaguhimbaje, uri Imana yo kwizerwa, wagiye uvugana natwe ibikomeye nk'abanyarwanda. Iki ni igihugu waduhaye kandi nitwe abanyarwanda wakihaye, kuko nitwe dukwiye kukibera maso. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, mpamagaye kwera kw'Imana, mpamagaye imbaraga z'Imana. Mwuka wera nakora imirimo n'ibitangaza, Mwuka wera nabane natwe, Mwuka wera arwanane natwe, Mwuka wera akorane natwe, kandi ibihe bishya by'Imana bibe muri twebwe. Duhagaritse imigambi yose y'indwara, iyi covid yaduteje ibihombo bikomeye, yatugejeje kure cyane, ariko turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Duhagaze mu nkiko z'u Rwanda, mu mpande enye z'igihugu, Iburasirazuba, mu Burengerazuba, mu Majyepfo n'Amajyaruguru, dufunze amarembo. Turavuze ngo mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana, ikiganza cyawe Kristo nigikore ku bantu bawe, ikiganza cyawe Kristo nikirinde iki gihugu, ikiganza cyawe Kristo nikitworohereze, twanyuze mu bikomeye byinshi, ariko turakwinginze ngo kuri inshuro wunamure abantu bawe kandi urinde abantu bawe. Urakoze kumva gusenga kandi kubanye natwe, reka icyubahiro kibe cyawe muri byose, tugucire bugufi ngo ushyirwe hejuru muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Murakoze cyane, reka tubabwire ngo mwese mukore subscribe kandi mugerageze gusharinga aya makuru twese tuyamenye, kandi turabakunda. Tubabwire ngo turi kumwe ibihe byose, 5 kuri 5. Shalom, shalom.